Uyu mugabo Jackie Chan ararenze ku rwego udashobora kwiyumvisha. Ibaze ko afite filimi zabaye hit muri za 70 na 80. Kugeza ubu Jackie Chan amaze muri kariyeri yo gukina filimi imyaka 50 yose, kandi afite filimi zirenga 150 zose. Muri iyi kariyeri yiwe afite filimi ebyiri zamuzamuye ku rwego rudasanzwe, ni nazo tugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro. Iya mbere ni iyi ngiyi Drunken Master. Reka turebe ukuntu zino filimi zakozwe. Ubundi iyi filimi The Drunken Master yasohotse mu 1978, isohoka directizwa na Yen Woo Ping. Yasohotse iri mu bwoko bwa martial art na comedy. Umukinnyi wayo w'ibanze yari Jackie Chan. Iyi filimi yasohotse uyu Jackie Chan atari yagira izina rikomeye cyane muri sinema y'Abashinwa. Studio nyinshi zamuhaga script zo gukina, zamuhaga script zabaga zimeze nka scene za Bruce Lee. Muri iki gihe Jackie nawe yashaka gukina muri style yiwe ku buryo abantu batazaba bavuga ko yiganye uyu Bruce Lee. Nibwo yagize amahirwe abona filimi yari igiye kumuhindurira ubuzima, ariyo Drunken Master, filimi yibandaga kuri comedy na kung fu icyarimwe. Mu gihe bari bagiye gutangira gukora iyi filimi, director wayo Yen Woo Ping yari abizi ko azahura n'ikibazo cyo gukora ziriya scene zo gusinda. Ziriya scene nyinshi zo kurwana basinze, inyinshi zagombaga gukinwa na Sam Seed na Jackie Chan. Ziri muri scene zabagoye ku rwego rudasanzwe kubera ko bazikoragamo amariteke menshi kugira ngo zizabe zigaragara nk'izanyazo koko. Kugira ngo umve uburyo zino scene zabagoye, iyo bajyaga kuzishutinga Jackie babaga bamubwiye uburyo ari buze kwitwara nk'uwasinze, n'ibice by'umubiri by'umuntu bahanganye ari buze gukubita, isegonda ari buze kubikubitiraho kandi bigaragara nk'umuntu wasinze koko. Iyi filimi ikimara gusohoka, bamwe mu bamox bazi tekinike ya martial art baratangaye cyane uburyo Jackie yabashije gukina neza ziriya scene za martial art atasinze kandi arimo no kwibuka guhumeka. Iyi tekinike ya martial art ni tekinike gusaba gukora ibintu vuba vuba ukabikorana imbaraga ku buryo kenshi y'abantu barimo kubikora bibagirwa guhumeka. Ibi Jackie we yarabikoze ameze nk'umuntu wanasinze. Ibimwe mu bintu byatumye iyi filimi ifatwa nk'imwe muri filimi z'ibihe byose muri filimi za martial art. Ziriya scene wabonye aho Sam Seed barimo gutoza Jackie Chan tekinike ya martial art bazishutinze bya nyabyo, muri abo babari Jackie Chan yabuciyemo bya nyabyo. Ibi biri no mu bintu bituma Jackie Chan yubahwa cyane mu gihugu cy'Ubushinwa, ni ukubera ko amastandi we yose arayikorera uko yaba akomeye kose. Nimba wararebye iyi filimi Drunken Master, warabibonye ko uyu Sam Seed abatoza uyu Jackie mu buryo bugoranye cyane, kugeza naho afata inkoni akayishyiraho imigozi, iyo migozi akayizirika ku maboko ya Jackie Chan akamutoza mu buryo bugoranye cyane. Byanageraga kure uyu Sam Seed akamukubita inki mu maso. Izo scene zishutingaga bya nyabyo, nusoma kuri Wikipedia uraza kubibona. Ibi kandi byabaga ari igihe bafashe teke mbi ku buryo ari igihe bayisubiragamo Jackie Chan akakomeza bigorerwamo. Gusa icyiza bino bintu byatanze umusaruro kuko iyi filimi ikimara gusohoka ziriya teke zose zagaragaraga nk'izanyazo koko. Gusa nabo filimi yabo byatumye itinda kuko uko barushagaho kubabaza Jackie mu myitozo, ni nako byatumaga bahagarika gufata amashusho. Nk'ubu mu gihe bari barimo gufata amashusho y'iriya myitozo, uyu Jackie yaje kuvunika kari agace kegereye ku kirenge, ariko enko anavunika imbavu, bimwe mu bintu byase bituma bahagarika gufata amashusho. Uriya mugabo ukina muri iyi filimi ari The Band cyangwa Lee Villain bamwita Fanda Lake. Mu buzima busanzwe bamwita Wang Jali. Barimo gukina iyi filimi bari baramubwiye gutereka ubwanwa kugira ngo isura yizabe igaragara nk'iteye ubwoba. Uyu mugabo yari azi na taekwondo bya nyabyo, dore ko yari yarabaye champion muri uwo mwaka bayikiniyemo iyi filimi. Uyu mugabo kubera ukuntu abantu bari bazi kuna zikurwana, niyo mpamvu bamusize muri iyi filimi kugira ngo azahangane na Jackie. Tekinike ya taekwondo ihure na martial art, bimwe mu bintu byari gutuma iyi filimi yinjiza ku rwego ruri hejuru. Kugira ngo iyi filimi izabe na moral dramatic cyane, uyu Jackie babanje kumukorera agaseni aho arwana n'uyu Panda Lege, akamukubita mu buryo bworoshye cyane muri iriya migeri yiwe ya taekwondo. Imwe muri sene zagoranye cyane ni iriya sene aho Jackie agaruka kwihorera kuri uyu Panda Lege. Mu ikorwa ry'iriya sene nta CGI nta migozi na n'abastandi dabo bigeze baza, bayikoze bya nyabyo. Director w'iyi filimi Yen yashaka ko teke za nyuma muri iyi filimi ziba nziza ku rwego rudasanzwe, ku buryo byanze bikoza abantu bazaza bagaruka bakareba iyi filimi bakanayirangiza. Ibi byatumye izi teke za nyuma zibafata iminsi, bagaruka bakazishutinga kugira ngo bazahitemo izizaba nziza kurusha izindi arizo bashyira muri filimi. Iyi filimi ikimara gusohoka yasigendera kundwa ku rwego rudasanzwe ku buryo yasiba filimi ya mbere yinjije amafaranga menshi muri uwo mwaka w'1978. Nimvuga filimi yinjije amafaranga menshi wumve mu Bushinwa na Hong Kong. Mbere yuko tuvuga uburyo iyi filimi yinjije amafaranga ku rwego rudasanzwe, yakoreshejwe budget iri hagati y'130 n'ibihumbi 150 byose by'amadolari. Muri iki gihe na filimi za martial art zakoreshwaga iyi budget, dore ko filimi za martial art zabaga zihagazeho zigatwara budget nyinshi. Iyo ikimara gusohoka yahise yinjiza hafi inshuro 6 zose za budget bari bayishyizeho. Yahise yinjiza miliyoni 1,300 byose by'amadolari mu 1978. Aya mafaranga yari menshi cyane. Gusa ikibabaje uriya musaza wafashije Jackie muri iyi filimi ariwe Sam Seed, umwaka wese ukurikiraho yahise yitaba Imana. Yitabye Imana azize heart attack, apfa afite imyaka 66 muri Hong Kong.
Indi filime yahinduye ubuzima bwa Jackie ku rwego rudasanzwe ni Who Am I yasohotse mu 1998. Impamvu iza muri filimi za Jackie zakunzwe ku rwego rudasanzwe nuko ari filime yakunzwe mu bihugu byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitangaje umukinnyi wayo w'ibanze ari we Jackie Chan ni nawe wari director w'iyi filime. Yasohotse iri mu bwoko bwa action, comedy na mystery. Bajya gushutinga iyi filime scene nyinshi bazikoreye muri South Africa arizo zirasene ubona Jackie Chan ari mu cyaro. Izindi bazishutingiye mu gihugu cya Netherland arizo zirasene wabonye Jackie Chan yirukanga ku nzu agendera ku birahuri. Niyo navuze muri stand z'ibihe byose za Jackie, abantu benshi bumvira stand yakoze yirukanga ku nzu dore ko bayishutinze bya nyabyo. Bajya kuyishutinga na green screen, aba double stand cyangwa camera tricks bigeze bayikoresha Jackie Chan yishutinze bya nyabyo. Iyi scene Jackie yari kwirukanga ku nzu ya Mastoleni ifite metero 165 zose. Kugira ngo bayishutinge bamusizeho utugozi dutoya tutagaragara, hanyuma yirukanga kuri inzu bya nyabyo kandi ibi yabikoze inshuro ebyiri dore ko bafashe take ebyiri. Barabanje bafata take ya mbere ariyo ya wide kugira ngo azabagaragara wese arimo kwirukanga kuri iyi nzu. Barangije mufata n'iya kabiri arimo kwirukanga kuri iyi nzu ariyo closer kugira ngo n'ibice by'umubiri wiwe bizabe bigaragara. Ibi kandi byose Jackie yabikoraga afite imyaka 44. Mu bintu byatumye iyi filime ikundwa ku rwego rudasanzwe ari muri amurwano wa nyuma aho Jackie arwana n'abantu babiri bafite style ebyiri zitandukanye. Umwe abakoresha taekwondo undi akoresha capoeira ku buryo Jackie aba agomba guhandoringa abantu bagabo kari babiri. Mu gihe barimo no kurwana n'aba bagabo kari babiri ashyiramo turatuntu twa comedy twiwe dutuma na filime ziwe zikundwa ku rwego rudasanzwe. Iyi filime yagiye kurangira itwaye miliyoni 20 zose z'amadolari. Ikimara gusohoka isikundwa ku rwego rudasanzwe cyane cyane mu bihugu byo mu Burayi dore ko yasiyinjiza miliyoni 62 zose z'amadolari. Izi filime kandi ebyiri twavuze za Jackie Chan ziri muri filime zamuhinduriye amateka ku rwego rudasanzwe. Iriya filime twaherewe Drunken Master niyo filime yatumye Jackie yamamara ku rwego rudasanzwe mu gihugu cye cy'Ubushinwa no muri Aziya. Hanyuma iyi Who Am I yamuzamuriye izina rye ku rwego rudasanzwe mu bihugu byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka twizere ko twabanye muri kino kiganiro waduhaye ubufasha dukorera subscribe dore ko ibiganiro bigiye gusohoka ku bwinshi.